Mbaye ikaze inshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye abantu mwese mwumva ikinyarwanda. Kuri uyu munsi nkuko bisanzwe turi muri Canada, turi mu mujyi witwa Windsor, kuri University of Windsor. University iri mu mujyi hano wa Windsor, haza abanyeshuri batandukanye abavuye mu Buhinde, muri Afrika no ku isi yose muri rusange. Nagize amahirwe masanga umunyeshuri w'umunyarwanda, ndagira ngo atubwire amazina ye ndetse n'ibyo yize muri no University of Windsor. Ndabakiriye. Murakoze cyane pare. Amazina nitwa Fidel Twizerimana, nkuko bivuze nkaba ndangije kwiga masters hano muri University of Windsor. Nkaba narize ibijyanye na environmental engineering cyangwa se mu Kinyarwanda ibijyanye no kwita ku bidukikije. Urakoze cyane Fidel, ndakwakiriye muri kino kiganiro cyacu. Ndagira ngo uyu munsi turaganira ku bijyanye n'amahirwe aboneka mu Banyarwanda cyane cyane cyangwa se no mu Banyafrika muri rusange bashaka kuza kwiga muri Canada. Reka duhere kuri wowe. Ubundi uru rugendo rwo kuza hano muri Canada, kwanza felicitation wagraduate. Urugendo rwo kuza muri Canada wowe rwakugendekeye gute, byagenze gute? Duhe experience personnelle yawe ku giti cyawe. Kuza muri Canada hano mu mujyi wa Windsor nahageze muri 2023 kwa 12. Ndabyibuka hari tariki 7 z'ukwa 12 2023, ariko mu by'ukuri urugendo rwo kuza kuhiga nari narutangiye muri 2021. Ngarutse inyuma gatoya muri bachelor nize mu Rwanda muri INES, kaminuza izwi cyane y'abakatoliki bo mu Ruhengeri, bayita INES Ruhengeri. Niho nize niga ibijyanye na civil engineering cyangwa se ibijyanye n'ubwubatsi. Maze kwiga ibijyanye n'ubwubatsi nari umwe mu banyeshuri bagize amanota meza mu bagraduatinze muri uwo mwaka 2021. Ntangira urugendo rwo kuza kwiga hano muri Canada. Ariko na applyinze bwa mbere ndabyibuka hari nko mu kwa gatandatu, nubundi na applyinze kuri iyi kaminuza babanza kunyima admission kubera ko nta supervisor nari mfite wo kuzanyitaho mu gukora ubushakashatsi. Ariko bangira inama ko nyuma nshobora ku applyinga, noneho nka applyinga programme idasaba ko ufite uzakunganira mu bushakashatsi bwawe. So banyimye admission icyo gihe bwa mbere, nahise mfata gahunda yo kujya kwiga mu Butaliyani. So mu Butaliyani ho nari mfite admission kuko nayibonye nyuma gato nkirangiza, ndagenda ndiga ariko nkomeza gahunda yo kuza hano muri Canada. Canada ntabwo yakuvuye mu mutwe? Ntabwo yamvuye mu mutwe kuko naho nashakaga. Hanyuma tukira aho ngaho rero, reka turi aho ngaho, hari undi muntu uri mu Rwanda uri muri secondaire cyangwa se uri muri university cyangwa se urangije masters. Haba hari amahirwe angana gute, haba hari chances zingana gute ku munyeshuri w'umunyarwanda cyangwa se uri muri Afrika kuza kwiga muri Canada? Reka duhere d'abord kwiga. Ubundi umuntu agiye kwiga atanya muri maternelle, sibyo? Wenda maternelle ho reka tuhareke, primaire tuhareke, duhere muri secondaire. Umwana urangije primaire mu Rwanda uvuga ati ngiye secondaire nzaga muri Canada. Tubwira amahirwe ahari, tuve muri secondaire tujye kuri university, kuri bachelor, tuva aho ngaho tujye kuri masters ndetse no kuri PhD. Amahirwe agenda ngara gute ukurikije nk'umuntu wastragorinze kuva kiri muri INES? Mu by'ukuri tuvuze muri rusange, hari abanyeshuri baza hano baje kwiga muri even na primaire baraza, hari abaza baje muri secondaire, hari abaza baje kwiga muri college twazigereranya mu Rwanda nk'ama IPRCs. Career college, hano zita career college. Hamwe barangiza bafite ama AA. Noneho muri university bahera ku ma bachelors, so bagakomeza ku masters na PhDs. So ushaka kuza kwiga rero hano muri primaire, akenshi na abantu bazana n'ababyeyi babo. Niyo umwana yari asanzwe yiga muri primaire mu Rwanda akabazanye n'umubyeyi wiwe, byanze bikunze yageze hano arakomeza amashuri. Niyo yaza ari mu kiburamwaka cyangwa se muri gardienne, ashobora kugera hano akiga. Ariko nta admission ibaho umuntu uri muri Afrika cyangwa se mu Rwanda ngo abonye admission yo kuza kwiga muri primaire hano. So akenshi polisi bagendera ko umwana
kuba yaba hano atujuje imyaka y'ubukure ntabwo babyemera, ahubwo bemera ko byibuze yagakwiye kuba ari kumwe n'umuntu umufasha, either akaba ari umubyeyi we cyangwa se undi muntu muri hafi bafitanye isano. So ashobora kuba atari umubyeyi we ariko akaba yakohereza nk'undi muntu, then akaba yamwoherereza undi muntu. Niba tuvuge wowe uri hano, mukuru wawe uri mu Rwanda ashaka koherereza umwana, ukagaragaza ko uzamwitaho, ukamuha sponsorship, ukamwitaho muri primaire, then kugeza arangije kwiga. So ariko tugiye ku cyiciro gikurikira nka segonderi, umwana bashobora kuza yaramaze kuzuza imyaka y'ubukure akaza kiga, mu gihe babonye ibyo yize hariya mu Rwanda babihuza n'ibyo yize hano muri Canada, bakaba babona ari ibintu byageraho bihurira, agakomereza aho yari ageze, cyangwa se bakaba bamusubiza inyuma bitewe n'uko babonye ubumenyi bwiwe n'ibyo yize mu byo yize mbere. So dukomeje rero ku cyiciro cy'abarangije segonderi, ari nabo benshi baza, umunyeshuri urangije segonderi aje kwiga no muri bachelor cyangwa se muri ya college twavuze, abo nibo benshi baza, abenshi nibo baza. So icyo gihe icyo biba bisaba ko umwana aba yaragize amanota meza kameme, kuko hano ntago bemera amanota yose. Tuvuze precisement byibuze nk'umwana wagize hejuru ya 70% abashobora kugira amahirwe yo kuba yaba admitted muri kaminuza cyangwa se muri college ya hano. Ariko hejuru y'amanota yagize mu bisanzwe, niba yarize tugiye kuri programme zo mu Rwanda, niyo umuntu ashaka kwiga civil engineering hano, akaba yarize imibare na physique, wenda na geography cyangwa se n'ibindi. So nyuma yo kugira amanota meza muri imibare na physique, bisaba ko akora n'ikizamini cy'indimi. So gukora ikizamini cy'indimi ngo barebe ko azi icyongereza gihagije kizatuma yigana n'abandi bantu bari hano, akabasha kumva ibyo mwarimu ari kumva, kuko muzakoresha icyo cyongereza mwiga. Cyangwa se kushaka kujya kwiga mu bice bivuga igifaransa hano muri Canada, kuko urabizi hano muri Canada hari ibice bivuga icyongereza, hari ibivuga igifaransa. So ashaka kujya mu gice kivuga igifaransa, icyo gihe bizasaba ko akora igifaransa. Niba ashaka kujya mu gice kivuga icyongereza, azakora icyongereza. So nk'aha ngaha rero, kuko turi mu gice cyavuga icyongereza muri Ontario, muri Ontario, bisaba ko akora ikizamini cy'icyongereza. Ibizwi bakunze kwemera ni icyitwa IELTS n'icyitwa TOEFL. IELTS ni iy'Abongereza, TOEFL ni iy'Abanyamerika. Ariko hano iri popira cyane ni IELTS. So iyo ufitemo amanota meza rero basaba, barakwemera bakaguha admission. Amanota y'icyongereza yo wayagize meza, ukagira n'amanota meza mu ishuri, baguha admission. Hanyuma reka tugere kushaka kwiga masters. Umuntu arangije, wari tubwiye ko ashaka kwiga hano muri bachelor, reka tuvuge cyangwa muri college. Reka tuvuge umuntu urangije muri bachelor muri Afurika, akaba ashaka gukomereza muri masters, nkuko nawe byagenze waje kwiga masters hano. Bisaba iki kugira ngo umuntu abone iyo admission? Biragoye, biroroshye? Abantu benshi bavuga ko bigoye, ariko akenshi nuko batagerageje cyangwa se ngo basome bamenye amakuru y'uko bigenda. Niyo mpamvu uzasanga, ndakeka wowe wakurikiye graduation yacu, wasanze Abanyafurika turi bakeya cyane. Ndabona Abanigeria, Abanigeria, Abanyagana, nabonye bafite n'amafamiye hano, maybe ushobora gusanga ari abantu batuye hano. So abenshi baba barimo ni nabo muri Aziya. So muri Aziya, mu Buhinde, Pakistan, mu Bushinwa, nibo baza kwiga hano. So ikintu usanga baturusha kenshi rero niyo muganiriye mwigana. Nta Banyaburayi, donc je veux dire abazungu. Abazungu byo bigeze kuri masters abari bake cyane.
cyane cyane muri bachelor ni ushobora gusangamo benshi ariko barangije bachelor muri masters akenshi ntabwo bakomeza masters busanga huzuyemo abanyamahanga so n'abanyamahanga rero abahinde abanyaziya muri rusanga abahinde abashinwa Pakistan n'abandi Bangladesh so icyo baturusha rero Nepal icyo baturusha information so even n'abanyarwanda aho twagiye dutera imbere muri communication ikoranabuhanga abantu baza hanze bariyongereye ugereranije no mu myaka yashize so nuko rero tugenda tugera access ku makuru so icyambere rero n'amakuru so birashoboka cyane rero icyo umuntu asabwa n'ubundi na amanota meza muri kaminuza icyo ni icyambere noneho hagakurikiraho n'ubundi naho gukora ibizamini by'indimi kuko iyo ugiye kuri kaminuza nyinshi bagusaba ko wakoze ikizamini cy'indimi ukagira n'amanota meza nkuko nari nabivuze mbere kuri bachelor n'ubundi no muri kaminuza urugero nk'ani wacu kugira ube admitted muri masters bafatira ku manota 72% kuzamura so wagize amanota 72% no muri cya kizamini navuze mbere cya RTS ngiye nicyo nakoze bafatira kuri 6.5 ku 9 bayibarira ku 9 umuntu wagize 6.5 aba yemerewe kujya muri iyo program so ufite amanota 72 ukaba wakora n'icyo kizamini ukagira amanota 6.5 cya RTS nta kabuza bagwa admission ukaza ukiga nk'abandi hanyuma reka dusubire mu Rwanda urimo gusitaragoringa gushaka donc uko waza kwiga hano njya mbona amakampani amwe namwe mu Rwanda bamamaza ku maradiyo n'ahantu hose ngo dufasha abantu kujya kwiga muri Canada kwiga i Burayi n'ahandi barantu barafasha yubonyuzemo cyangwa umuntu ashobora kwishakira amakuru nawe akayageraho bworoshye bari abantu barafasha nkuko no mu zindi serivisi zarizo zose mu Rwanda cyangwa se n'ahangaha ushobora kuba hari ikintu ushaka gukora ukabona utashobora kukikorera ukitabaza umuntu ukigukorera so nkunze gutanga urugero tuvuga urugero nk'ira serivisi yo mu Rwanda twese tuzi dukoresha dushakira ibyangombwa mu Rwanda y'irembo hari abantu benshi ushaka icyangombwa urugero cy'uko atafunzwe akaba atakishakira ku irembo akajya ku mu agent w'irembo akakimufasha ariko hari n'undi yakamwishyura akamufasha hari n'undi ubyikorera atavuye aho ari kuri telefone ibintu byose akabyishyura akabirangiza bose bakagera kuri serivisi so bari abantu rero bafasha abantu barakora n'ubundi icyo bagufasha ni nk'icyo nayo wakwikorera bakusabira admission bakoresha ibyangombwa byawe kuko baba transcript diploma then bakagufasha kubona admission nawe rero ugize ubushake ukajya deep ugasoma akantu ku kandi ukajya kuri kaminuza bitewe n'ibyo wize muri secondaire cyangwa se kaminuza ushaka gukomeza ukareba babyigisha ukareba ibyo basaba ushobora kubyikorera ukiapplyingira kuko nanjye narabyikoreye byose nta muntu wafashije urakoze cyane hanyuma rero ntago hano ndavuga kuri wowe personally reka tuvuge muri rusange ubundi kino gihugu cya Canada ni igihugu cyabimukira sibyo aba bazungu kireka aba indigene nyine ba gakondo ariko benshi hano twese turabimukira hanyuma umuntu avuye muri Afurika cyangwa se avuye mu Buhinde cyangwa se avuye ahari hose aje kwiga hano ariko arifuza no kuhatura bisaba iki binyura mu zihe nzira nifuza ko ibi byo twazabyira ikiganiro kindi kirambuye ariko tubwire muri makeya ese birashoboka ese biragoye nihe nzira yoroshye nihe nzira ikomeye iyo nzira utubwira ntago tujya muri deep ahubwo tuzadevelopa mu kiganiro kindi cyacu kuko tuzagira ibiganiro byinshi cyane so kuba waza kwiga ukaguma hano birashoboka cyane ndetse n'abantu bava hanze baje kwiga hano abenshi barahaguma ntabwo basubira mu bihugu baturutsemo so waje kwiga hano rero ukarangiza bitewe n'icyiciro urangije hari inzira ucamo kugira ngo ube wabona ubwenegihugu so urugero niba urangije kwiga
masters cyangwa se urangije kwiga bachelor cyangwa se urangije muri college. Icya mbere nk'umunyeshuri uje kwiga hano aba yemerewe gukora, bakwemerera gukora ariko hariho condition. Hari amabwiriza bakugenga, hari amasaha bagushyiraho wemerewe gukora. Nkatwe tuza twemerewe gukora full time, ariko tugeze ndumva twatangiye mu kwa mbere kwa 2024 tugeze mu kwa gatanu gukora full time babikuraho, ariko twari twemerewe gukora amasaha 28 ku cyumweru. So nyuma yaho rero niba twemerewe gukora amasaha 28 ku cyumweru, iyo urangije kwiga birahinduka, ukaba wakwapplyinga work permit cyangwa se uburenganzira bwo gukora. Baguha igihe cya work permit bitewe n'igihe wize uko kingana. Ku muntu wize programme iri munsi y'amezi 8 ntago bashobora kumuha work permit. Okay, ubwo turi kujya muri detail. Ntago ari detail cyane. Ntago ari detail cyane. Ariko reka tuvuge ngo wenda ugeze hano ari umunyeshuri, hari igihe kigera runaka ukaba umukozi wemeye gukora muri Canada. Nibyo nashaka kugeraho. Turihuta nta kibazo. So umuntu wize noneho kugera ku mwaka nako guhera ku mezi 8 bamuha igihe kingana n'igihe yize mu gihe atagejeje ku myaka 2. Tuvuga urugero niba umuntu yize umwaka bamuha work permit y'umwaka umwe arangije kwiga. Noneho niba warize imyaka 2 kuzamura, nk'umuntu wize bachelor barize imyaka 4, uwize masters akenshi abari imyaka 2, we bamuha imyaka 3 ya work permit cyangwa se uburenganzira. Yongera kuri ya 2 cyangwa iri muri ya 2? No, urangije kwiga. Tuvuga nyuma yo kwiga. Urangije kwiga umaze imyaka 2. Yeah. Ubu baguha work permit imyaka 3. Ngomba kwa applying work permit, niba yimpa bagomba kumpa iyi myaka 3. Niyo nemerewe. So muri iyo myaka 3 rero niyo ngomba gukoresha nshaka uburyo bwo kuguma hano mu gihe naba nshaka kuguma hano. Yes. Ubwo buryo no guhe rero. Icya mbere ushobora kuguma hano uri nk'umukozi w'ikigo runaka. Niba ukoze uapplyinze akazi ukakabona nk'abandi bose, akazi kari professional keza kajyanye n'ibyo wize, company ishobora kugusponsoringa ukabona permanent residence. Permanent residence mu Kinyarwanda ni nk'uburenganzira bwo gutura igihe kirambye hano nta ugira icyo kubaza burundu. Yego. So noneho bimeze ko umuntu ufite permanent residence aba yemerewe gukora ibintu byose umunyagihugu yemerewe, havuyemo gutora, usibye gutora no gutorwa. Gutora no gutorwa nibyo batemerewe. No kuba tatunga passport ya Canada. Of course kuba ari umunyagihugu. Ntago ari umunyagihugu. So noneho ubundi buryo ashobora gukoresha hano habamo ibyitwa ama provincial nominee. Bitewe na province wizemo, buri province igira uburyo ihitamo abantu ikeneye kugumana. Bafite skills runaka. Bafite skills runaka ikeneye kugumana, ukaba wahaguma. So icyo gihe rero buri province nayo igira uburyo inyuramo n'ibyisaba kugira ngo bakwemerere kuhaguma. Urugero dufashe urugero nk'abari hano muri Ontario, abantu bize science, imibare, technology na engineering, nk'ibyo nawe umaze kwiga, bafite priority yo kuba babona amanota abazamura kuba bahaguma kurusha abandi bantu bize ibintu tuvuga urugero bya business. Nyine bibarwa nk'ibintu bidakenewe cyane hano. Niba umuntu yarize ubuganga undi akaba yarize business, urumva wize ubuganga azafite amahirwe yo kuba yaguma hano kurusha wa muntu wize business. So n'izindi province rero zigenda zigira criterias bagenderaho bagahitamo abantu bitewe n'abo bakeneye. Then no bakaba bagwa permanent residence, ugaprocessing ukabona umwegihugu, ugaprocessinga nyuma ya permanent residence ukabona ubwenegihugu nk'abandi. Wenda twakwibutsa abantu ko kugira ngo ubone ubwenegihugu bisaba byibuze kuba umaze imyaka 3 muri Canada. Ariko muri iyo myaka 3 muri Canada hakaba harimo 2 wamaze ufite permanent residence. So urumva umaze kubona permanent residence, usigaje n'imyaka warize nk'iyo myaka 3 ngahe, imyaka 2 ufite ubwenegihugu. Already nyuma y'imyaka 2
uba wemerewe gusaba ubwenegihugu ntabwo ari direct ko wabubonye uba wemerewe kwa applyinga uri eligible ura applyinga bagaprocessinga then bakabiguha wabonye ubwenegihugu rero icyo gihe biba byoroshye wabaye nyine umunyakanada nk'abandi bose. So hari n'abandi uhitamo, tuvuga urugero, nshobora kuba nageze hano nkikundira umukobwa ufite ubwenegihugu w'umukanadiye, icyo gihe turamutse dushingiranywe byemewe n'amategeko nabwo ashobora kumpa sponsorship bakaba bampa iyo permanent residence. Utanyuze muri za nzira zo gushaka, ntanyuze muri za nzira z'akazi cyangwa se akazi kihuse, aho ngaho bihita byihuta direct. So ngira ngo hari ubundi buryo bundi bwo kwidekarara bwo kwidekarara wararangije kwiga, uba wihemukiye bayi kwidekarara warangije kwiga sinzi ko byanapfa gukunda. Akenshi abidekarara bakigera hano mbere yuko biga. Ariko warangije kwiga ngira ngo iyo ushaka kwidekarara urangije kwiga bisaba ko usubira mu gihugu uvuyemo, keretse usubiye ukagaruka. So urakoze cyane, reka ngushimire. Ako mfite akabazo k'amatsiko, muri graduation yanyu nabonye ufite utuntu tudushumi tubiri, turadusobanuye iki? Ngira ngo bari kureba ku mafoto bari kutubona udushumi tubiri dutandukanye n'abandi. Ubirebye hari abagiye bafite udushumi tubiri, hari n'abandi batadufite. So turiya rero ni nk'icyubahiro bahereza abantu bagize amanota meza. Mbese uri ikindi mu bagize amanota meza. Ndabona atari benshi ariko hano ntabwo ari benshi, kuko bareba umuntu wagize guhera ku manota 85 kuzamura, average ni ukuvuga moyenne, kandi atarigeze agera munsi ya 70%. Urumva rero abari bakeya ntabwo ari bose bapfa kubigeraho, bisaba imbaraga nyinshi. Abanyarwanda barazwi ko ari abahanga. Felicitation kuri utwo tuntu tubiri ufite. Hanyuma ikindi gahunda yawe yindi ikurikiye ni iyihe? Urakomeza muri PhD cyangwa ugiye gushaka akazi? Ese ubundi umuntu wize hano yarize ibintu nk'ibyo ngibyo ashobora kubona akazi kajyanye nabyo n'iyo domaine hano muri Canada cyangwa biragoye? Tugire gahunda yawe iri imbere mu masomo yawe. Urumva niba uri umuntu wize mu Rwanda, wiga mu Butaliyani, uje kwiga hano, urangije masters, ushaka gukomeza cyangwa se ugiye kujya mu kazi cyangwa gusubira mu Rwanda, gahunda bimeze gute? Ntako ntumena amabanga ari personal. Gahunda n'ubundi abantu benshi bava mu Rwanda, abenshi baba baje gushaka ubumenyi kugira ngo babonye occasion yo kuba bajya mu gihugu bakaba bafasha igihugu mu kugiteza imbere, mu kuba bakwerekana nka technologies zitari mu gihugu cyacu ariko ziri hano. Ariko nanone na hano haba hari andi mahirwe yo kuba umuntu yashaka akazi ukakabona, ugakorera amafaranga, ukaba wakorera hano ariko unabona mu Rwanda icyarimwe, niko umuntu yabivuga. So contribution rero ushobora kuyitanga ku gihugu ukora hano, cyangwa se ukaba wajya gukorera no mu gihugu. Ariko ngewe ubu ngubu ngiye gushaka akazi hano, then ningira amahirwe kakaboneka, ibindi nzabimenya nyuma. Urakoze cyane Fidel, ndagushimiye kuri uyu mwanya tugiranye. Ngira ngo nk'abantu wenda bafite ibibazo bashaka kukubaza bakandika muri commentaire cyangwa se bakatwandikira, nimero yanjye nyishyiraho cyane muri kino kiganiro. Umuntu ashaka kugira ngo umuhe inama, nizere ko nta mafaranga uca kamena. Nta kibazo. Urakoze rero. Kunyuzaho nta kibazo, ushaka ko tumufasha twamufasha nta kibazo. Mukomeze kugira byiza, mukane subscribe, ndabakunda. Bye bye. Nsaba murakoze pale.